Ong Bak niyo filimi yicaye ku mwanya wa mbere mu gihugu cya Thailand muri filimi zakunzwe cyane kandi zibiye byose. Ikintu gitangaje kuri iyi filimi ya Ong Bak nuko zira scene z'imirwano zirimo na CGI cyangwa visual effect bigeze bakoresha zabaga ari izanyazo. Nk'ubu nimba wararebye iyi filimi ya Ong Bak wabonye scene aho Ting asimbukira umuntu akamukubita amavi arimo kwaka umuriro. Iyi scene kugira ngo bayikine baragiye bafata ibintu biri buze kurinda amaguru ya Ong Bak gushya babishyira mu ipantaro indani. Barangije bafata amakemiko ari flammable bayasiga ku ipantaro n'inkweto by'uyu nguyu Tonija kugira ngo nibaza gushyiraho ikibatsi cy'umuriro bite byakavuba. Baje kumushyiraho icyo kibatsi cy'umuriro ajya gukina iyo scene ariko byarangiye n'ubundi ahiye byanyabyo. Umuntu wari kuza kuzimya uwo muriro byarangiye atinze birangira Tonija ahiye ku rwego rudasanzwe ku buryo base banasubika gufata ayo mashusho. Uramutse ugeze kuri set haba director nka David Leitch waba arimo gukorera filimi zabo ni guhita ubona ko igihugu cya Amerika cyadusize kuri. Nk'ubu mu ifatwa ry'amashusho rya filimi The Fall Guy Arsene imwe bari kuza gushutinga Ryan Gosling yari gusimbuka agafata ku ndege. Kugira ngo iyi scene bayishutinge byabasabye ko bazana indege ya nyayo bayifatisha ku cyuma kugira ngo kigumishe hamwe. Hanyuma uyu Ryan aza gusimbuka bamuziritse imigozi kugira ngo ataza kugwa hasi agenda yifata kuri iyo ndege. Aba bagabo banakoresha uko bashoboye kuri set yabo kugira ngo buri kintu cyose bari buze gukora kizabe kigaragara n'icyanyacyo muri filimi. Ku buryo n'agasene gatoya k'amasegonda 5 k'imodoka isimbuka ahantu hanini bashobora kubaka ikiraro kugira ngo imodoka iceho iyi scene wowe ukazayireba amasegonda 5 gusa bikaba birarangiye. Iyi filimi ya The Fall Guy yagiye kurangira batwaye budget iri hagati ya miliyoni 125 n'150 z'amadolari. Kugeza ubu imaze kwinjiza miliyoni 181 z'amadolari.